Wiriwe neza wowe ukurikiye One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda. Turi ku munsi wo ku cyumweru tariki 6 Gashyantare umwaka turimo n'uwa 2022. Nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi nanone turongera tubane mu kiganiro ukuri wacu tukugezaho buri mpera z'icyumweru kuri radio diaspora One Nation Radio. Ku munsi wo kuwa kane muri iki cyumweru tugiye gusoza, hari tariki 3 Gashyantare 2022, nibwo Perezida Kagame yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Kenya. Yagiranye ibiganiro na Perezida Uhuru Kenyatta byibanze ku mubano w'ibi bihugu byombi n'ingingo zireba akarere ka Afurika muri rusange. Mbere yaho ariko nanone tariki 22 Mutarama, General Muhoozi Kainerugaba, uyu usanzwe ari umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwihariye rwari rugamije guhura na Perezida Kagame. Perezida Kagame kandi nanone mbere yaho ku itariki ya 10 Mutarama yari yakiriye mu biro bye intumwa ziturutse i Burundi zirimo ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, urubyiruko, umuco na siporo mu Burundi, Ambasaderi Ezekiel Nibigira, aho bagiranye ibiganiro byihariye ku kurushaho kunoza umubano w'ibihugu byombi. Usibye kandi ibi bihe byaranze aya mezi ya mbere ya 2022 no mu mwaka ushize nabwo mu kwezi kwa munani cyangwa se mu kwezi kwa Kanama, Perezida Kagame yari yakiriye mu biro bye umugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, aho yagiriraga uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda, ndetse kandi hari n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye biranga u Rwanda mu gicibwo nakwita nk'icyubanyi n'amahanga. Uyu munsi rero twifuje ko mu kiganiro kuri wacu cya none tugaruka ku gusesengura aho umubano w'u Rwanda ndetse n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ugana. Nk'uko bisanzwe ku bamaze kumenyera kino kiganiro, tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye badufasha gusesengura ingingo tuba tugiye kugarukaho. Kuri uyu munsi wa none turi kumwe na Dr Ismael Buchanan. Uyu ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rirebana na politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga muri diplomasi yakuye mu gihugu cya Malaysia. Yanabaye kandi umuyobozi w'ishami y'imiyoborere muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse kubakunze gukurikira bitangazamakuru bitandukanye mushobora kuba mujya mubibona akunze gutanga ibiganiro kuri politiki mpuzamahanga mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni umusesenguzi uyu munsi rero turi bubane kuri iyi ngingo. Turavugana aherereye i Kigali mu Rwanda. Dr Ismael, tubaye ikaze kuri radio ya diaspora One Nation Radio. Murakoze, ndabashimiye n'abagenzi banjye mwiriwe kandi n'abadukurikiye murakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Edmond Kagire, uyu ni umunyamakuru wa Kigali Today. Turavugana nawe aherereye mu Rwanda i Kigali. Nawe tuguhaye ikaze Bwana Edmond Kagire mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane mumzi. Turi kumwe kandi na Maître Habumugisha Innocent, akaba ari umunyamategeko. Dukunze n'ubundi kubana mu biganiro bitandukanye bya One Nation Radio. Nawe turavugana aherereye i Kigali mu Rwanda. Tubahaye ikaze namwe Maître Habumugisha Innocent. Murakoze cyane Simeon, kandi murakoze n'abagenzi banjye kugira kuri kiganiro. Mbere yuko dutangira ikiganiro rero, reka mbibutse ko muri kino kiganiro turi kumwe n'umufatanyabikorwa ari we Iwacu Dignity Home Care. Ni ikigo cyakira abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Aba rero icyo bagufasha nuko baguhuza n'abavuzi bakagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiriye, ukaba wahabwa ifunguro kandi rihuye n'ibyo umubiri ukeneye, ndetse bakanagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Ikindi kandi hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza, ibi bigufasha kuruhuka neza. Aba kandi banafite abakozi bazobereye bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbye. Wowe rero uri mu Rwanda cyangwa se nawe uri mu mahanga muri diaspora wifuza gusazira mu rwakubyaye,
ushobora kugana iki kigo cya Iwacu Dignity Home Care bakaba bagufasha. Niba wumva kandi wakwitabwaho wenda uri iwawe, izi serivisi nazo barazifite, babasha kuzikwegereza. Bakorera rero mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jabana. Ikindi ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri nimero ngiye kukubwira, ni 0714344761. Mbisubiremo 0714344761. Ikindi utabashije wenda gukoresha iyi nimero, ushobora no gusura urubuga rwabo bagaragaraho, ari rwo rwa wa3.iwachuhomecare.rw. Hanyuma rero dutangira iki kiganiro, ubwo reka mpere kuri Dr. Ismael. Dr. Ismael, ngira ngo nk'uko mu kanya nabibwiraga abadukurikiye, ubundi wowe mu mboni zawe twavuga ko umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere uhagaze ute magingo ugereranyije n'imyaka 5 ishize? Urakoze. Navuga ko kandi reka ngushimire ku kiganiro cyiza ndetse kinagaragaza ibiri kuba muri kino gihe, cyane cyane mu bubanyi n'amahanga bw'ibihugu duturiye. Ngo ndavuga ibihugu by'ibiyaga bigari ariko no muri Afurika muri rusange. Nk'uko bibajije urabaza ikibazo ku mubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu mu karere. Urashaka cyane kwibanda muri East African Community cyangwa se ibihugu biri muri kano gace duturiyemo, ariko burya navuga ko bigiye bitandukanye. Ntabwo uko u Rwanda rubanye na Uganda ariko u Rwanda rubanye na Burundi, siko rubanye na Tanzania, siko rubanye na Kenya, nta nubwo ko rubanye na DRC cyangwa se igihugu cya Congo Democratic, Congo Kinshasa. Ariko muri make twavuga ko harimo imvange byagiye bigira iki twakwita imyanya. Reka duhere nko ku gihugu cya Uganda. Nk'amakuru mwagiye mwumva neza, hagiye haba mu bavuze imyaka 5, ngiye ndumva ko bituruze no kurenga imyaka 5, kuko ikibazo cy'u Rwanda na Uganda turagera muri 2015. So imyaka 5 irimo inarenga, ariko na mbere yaho hagiye habaho kubana neza. Mbere haza kuba mukara ibira gatotsi. Urazi ko hagiye habaho igihugu cya Uganda kuba cyarashinjwaga kugira uruhare mu gucumbikira bamwe mu bashaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu ndavuga RNC ya Kayumba n'abandi bose bari bafatanije. Harimo no kuba haragiye habaho abanyarwanda bari muri Uganda bagiye bagirirwa bimwe nakwita iyicarubozo. Mwajya mubonamo bafunzwe mu buryo butazwi, abakubiswe, ndetse harimo n'abagiye bapfa, ndetse bamwe bakanafatwa bakanashyirwa ku mipaka ku buryo navuga ngo mu buryo budakurikije amategeko, babirukana ariko benshi babiza nk'abanyarwanda. Za prison mwagiye muzumva, ni amakuru twagenda tugira, ariko babona ko na Uganda nayo hari icyo yagendaga ivuga uti mu Rwanda namwe hari ikibazo cyo ku spy cyangwa se guperereza. Hari abasirikare 2 mwibuka babiri bapfuye bavuga ko u Rwanda rwabigizemo uruhare. Ibintu nk'ibyo byaje gutera iki? Byaje gutera ikibazo nakwita umutekano muke ku mipaka yombi, kugenda ibyo nakwita imigenderanire nkaho yahagaze. Ubibuka imipaka yari kandi burya Uganda n'u Rwanda, iyo tuvuze u Rwanda na Uganda uraza amateka duhuriyeho, kuba abantu batagenderana rero umva byabaye ikibazo gikomeye. Ni igihugu cy'inshuti, ni igihugu cy'abavandimwe, ni n'icy'abaturanyi. Kutagenderana byateje ikibazo gikomeye. Byahagaritse cyane ubucuruzi. Murabizi neza ko Uganda turahahirana, cyangwa se twarahahiranaga cyane, ariko haza kubaho guca bugufi no kugira ngo babiganireho. Hazaho no guhererekanywa icyo nakwita nk'imfungwa, kuko urazi ko Uganda hari abo yazanaga, hari n'abo ejo bundi nk'uko babivuze General Muhoza agenda, muzi ko hari umwe mu basirikare yajyanye. Icyo nshaka kukwereka ariko ndashaka kuvuga ngo hari harimo ibibazo bitandukanye, umutekano, diplomasi, imibanire ntabwo yari imeze neza. Ibyo byagiye bitera ikibazo cy'ubukungu, ikibazo cyo kutagenderana, ikibazo cyo hagati y'Uganda ndetse no kurebana nabi cyane. Mwarabibonye, ariko nyine byageze aho mwajya mubona bimwe mu biganiro byagiye bibaho mu bayobozi batandukanye, ari ab'u Rwanda, ari aba Uganda, ndetse yewe n'abo hanze. Muribuka perezida wa Tshisekedi, perezida wa Angola n'ibindi bihugu. Aho rero ejo bundi nk'uko wari ubivuze, babonye ko hatangiye kubaho ibiganiro aho umupaka Gatuna ufunguriwe. Turaza kubigendamo wenda tubireba. Ubone ku ruhare rwa Uganda, twajya ku ruhare rwa Burundi.
murazi neza ibibazo twari dufitanye n'u Burundi ni ibibazo bigiye bitandukana, hariho umutekano muke, wajya kubona ko harimo zimwe mu bantu bakoreshaga kariya gace muri Nyungwe ku mupaka w'u Rwanda na Burundi, bakaba batera u Rwanda, mwagiye mubyumva hatandukanye. U Burundi nabwo bwakize u Rwanda, ndetse mwibuka ko harimo n'ikibazo cy'abanyarwanda bagiye bagirira i Burundi ku gihe cya Nkurunziza, iyo umurundi avuze ati tuzakamesa, iryo ni ijambo ridakoreshwa muri politiki, urumva icyo bishaka kuvuga, ntabwo byaba bibanye neza. Ariko urabizi neza ko muri kino gihe kandi u Burundi turahahirana, dufitanye amateka amwe, ariko waje kubona ko noneho hariho ibiganiro byagize, wabishyize mu cyegeranyo tuza kureba, aho abayobozi batandukanye ba Burundi bagiye baza mu biganiro n'ab'u Rwanda, muzi ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ingabo, kugeza ejo bundi nyine nk'uko babivuze, ba ambasada Nibikira ushinzwe East African Community muri Burundi hariya igihazina, aha ngaha turaza nabyo kubireba. Tujye ku ruhare rwa Tanzania. Tanzania nayo nubwo ari igihugu twakumvuga ko nta kibazo gikomeye twari dufitanye, ariko turagenderana kandi dufitanye n'umubano mwiza, ariko uribuka igihe cya Covid naho ko ibintu bitari bigenze neza, ko turabishyira mu myaka 5, aho wasangaga imipaka yombi hari ikibazo, uribuka kubera measures cyangwa ingamba zari zashyizweho, aho wabonaga ko byari bigiye guteza ikibazo, ariko ibiganiro bikaba kugeza naho wavuze ku ruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu. Ibyo birakwereka uburyo rero u Rwanda rwagiye rugerageza kuba mu byiza no mu bibi, ariko nuko rwagiye rubyitwaramo. DRC yo ariyo Congo Kinshasa, murabyibuka neza mu gihe cya Kabila ko bitari bimeze neza, ariko turishimira ko nyuma Perezida Tshisekedi amaze gufata ubuyobozi, wabonye ko habayeho impinduka zikomeye, ariko DRC twarageze ahantu hakomeye, twagiranye ibibazo binakomeye, aho umunyarwanda yagiraga ibibazo muri Congo, ariko mwagiye mubona nabi yo gushinjanya DRC ishinzwe u Rwanda bya mapping report mu rwego rwo kugira ngo igaragaze ko abanyarwanda bagize uruhare mu byabaye muri DRC n'iki, ariko u Rwanda rukagerageza kwisobanura. Ariko mu gihe navuga icyo byari igihe cya Kabila, mu gihe cya Tshisekedi urabona ko habaho imigenderanire myiza. Uribuka yewe no ku ikimenyimenyi, wabonye uburyo igihe kibiza, uburyo abaperezida bombi bahuye igihe bahura n'ikibazo cy'ibirunga, aho basuye, ubu bakaba bari kubakwa ku mipaka amazu meza, abagize ibibazo bashobora kubamo. Urumva ubwo bufatanye nabwo ni ikintu gikomeye. No muri Covid habayeho kumvikana, abaturage ari b'u Rwanda ari abakongo barafashanya. Tugiye rero ku rundi ruhande, navuga Kenya nayo iri mu bibazo mu bihugu turi kumwe bya East African Community. Ni igihugu twakoranye neza kugeza amagingo aya, navuga ko nta kibazo cyihariye cyari gihari, ariko ubwo mvuze mu byo duturanye, ariko tugiye no hanze na South Sudan nayo turabana muri East African Community. Muzi ko nayo ni igihugu cyagiye gihura n'ibibazo hagati y'u Rwanda rwagiye rugira uruhare mu kubafasha mu kumvikana mu buyobozi bwari buhari. Muri make navuga ko muri rusange u Rwanda rwagiye rugira ibihe byiza n'ibihugu bimwe, ariko rugendo n'ibibazo binakomeye, ariko ibyo biranumvikana cyane cyane turebye n'igihugu n'agace duherereyemo k'ibiyaga bigari ndetse n'ibihugu turimo, habayemo ikibazo cyari gikomeye cyane cyuko tugiranye n'ibyo bibazo. Hari ibibazo by'ubukungu bishobora kutugiraho ingaruka, habaye ikibazo cya Covid, bikwereka ko rero nabyita ko byari bivanze, ariko muri make urabona ko inzira turi kuganamo nk'abanyarwanda n'ibyo bihugu nk'uko tuza kubibona, biragenda ubona ko ubushake bwa politiki yo gushaka amahoro, yo gushaka kubana neza n'abaturage n'abaturage b'ibyo bihugu n'abayobozi hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu, biri kugenda bigaragaza ko ubushake bwa politiki buhari. Ubwo rero icyo umuntu yakwifuza ni uko imyaka 5-10 noneho ikurikira twagaragaza ko ibiri kuba hari umutekano, hari urujya n'uruza, hari imigenderanire myiza, kuko murazi ko u Rwanda ntabwo turi igihugu kirakarwa, ni ngombwa ko tubana n'abandi nabyo, ariko nabyo tubanira nabo ibindi bihugu duturanye. Muri make navuga ko byari urujya n'uruza, ariko turashimira uburyo ubuyobozi bubyitwaramo ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu kureba ko haboneka umutekano, haboneka umutuzo no kubana n'ibindi bihugu. Yego, urakoze cyane Dr. Ismael. Hanyuma Bwana Edmond Kagire, Dr. Ismael agerageje kubicamo uko wenda umubano uhagaze w'u Rwanda n'ibi bihugu byo mu karere, ariko urabikurikirana umunsi ku wundi, twavuga ko ibi bibazo byari bihari kugeza amagingo ya byakemutse, kuko hari isura abantu batangiye kubona cyane cyane nko muri aya mezi ya mbere y'uyu mwaka.
murakoze mpumi. Nk'uko Dr Bukanana yabisobanuye, ibibazo mu by'ukuri ugiye kureba ni ibintu bisanzwe muri diplomasi. Diplomasi burya ni ikintu gihora gihindagurika. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ibibazo bishobora kuba bihari, ejo bikarangira, hashira igihe runaka bikongera, ariko ugereranyije wenda n'imyaka ibiri, wenda urebye usubiza amaso inyuma imyaka ibiri ishize, ubona ko hari impinduka mu mibanire. Imyaka 5 wenda kaduhere nko kuri 2015 uzamura, ubwo n'imyaka hafi 6, twagiye tubona ko hari ibibazo byinshi bigenda binazamuka binafata indi ntera hagati y'ibihugu byacu. Ariko uyu munsi wenda gutangira umwaka ushize n'uyu munsi, iyo urebye ubona ko hari ibyagiye bikemuka biva mu nzira. Duhereye wenda ku bya Uganda, ngira ngo ejo bundi twabonye ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna kuri tariki 31 z'ukwa mbere. Ni impinduka ikomeye mu by'ukuri, kuko iyo urebye ikibazo cyari hagati y'u Rwanda na Uganda, icyo yashyiraga imbere cyane cyari ikibazo cy'uriya mupaka. So kuba warashoboye gufungurwa, ubona ko ibibazo aho bigeze bishobora gukemuka, kuko ubona hari ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi kugira icyo bikora. Hagati y'u Rwanda na Uganda nibwira ko urebye aho duhagaze uyu munsi, hari intambwe imaze guterwa igaragaza ko n'ibindi bishobora gukemuka. Ariko mu by'ukuri usesenguye neza ukareba u Rwanda uburyo rubyitwaramo, ubona ko harimo kwigengesera, kubera ko hazwi neza ko ibibazo byari bihari, hari ibigihari, hari bitarakemuka. Ngira ngo niyo turimo tubona ibyo bikorwa byo gufungura umupaka n'ibindi bikorwa bigaragaza ko hari impinduka nziza irimo kuba, haba nanone hari abandi banyarwanda barimo kugezwa ku mupaka wa Kagitumba bacyuwe mu buryo butemewe n'amategeko, kandi baragize ibibazo bikomeye muri Uganda. So ni ukuvuga ngo hakemuka ibibazo bimwe bikaba byakoroshya uburyo n'ibindi bibazo byakemurwa. Wenda tuvuze nko ku ruhande rw'i Burundi, hari intambwe koko yatewe, ariko ugereranyije ubona ko bigendamo gahoro. Duhereye wenda igihe ba minisitiri bombi b'ububanyi n'amahanga bahuraga ku mupaka w'Inemba kugeza uyu munsi, yego nubwo hagiye habamo abantu baza gusura mu bihugu byombi, minisitiri w'intebe w'u Rwanda akajya i Burundi, ariko mu by'ukuri ubona ko ibyo abantu bo bifuza, kuko buriya hari ibyo abanyapolitiki bifuza, hari intambwe irimo guterwa, ariko hari ibyo abantu baba bifuza nk'ibijyanye no gufungura imipaka, ibijyanye no kuba habaho kugenderana hagati y'ibihugu byombi no guhahirana. Ubona ibyo ngibyo hakirimo agatotsi. So umuntu akaba yavuga ati hakemutse bimwe, ariko hari ibindi bitarakemuka, wenda nabyo umuntu yaha igihe runaka kugira ngo nabyo bive mu nzira, noneho umubano usubire mu buryo nyabwo. Yego, urakoze cyane bwana Edmond Kagire. Hanyuma Maître Habumugisha, bamwe babibonaga ko u Rwanda rudashobora kuziyungana na Uganda, babe bakemura ibibazo wenda byari bihari. Ejo bundi hari uruzinduko rwa Muhoozi, ubwo ni umuhungu n'ubundi wa Museveni. Bamwe bati Museveni yatumye umuhungu we, ariko nanone ni n'umugaba w'ingabo za hariya zirwanira ku butaka. Twavuga ko uru ruzinduko ari rwo ntandaro yo gukemuka kw'ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 7, ugiye kuba 7 nk'uko Dr Bukanani yabitubwiraga mu kanya. Twavuga ko ariyo ntandaro yo gukemuka kw'ibi bibazo byari bihari hagati ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Mu mboni yawe ubibona ute nk'umusesenguzi? Murakoze cyane Simeo. Uko mbitekereza, uruzinduko rwa Generali Muhoozi ni intambwe ya mbere yabitewe mu rwego rwo kugerageza gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ariko tutirengagije ko buriya hagati y'ibihugu byombi hajemo ibibazo bikomeye cyane. Hajemo ku ruhande rw'Ubugande, hajemo icyo nakwita ubushotoranyi, kuko bagiye bafunga Abanyarwanda
bakabahohotera bakabica urubozo nk'uko dogita yabivuze, bamwe baranapfuye, abandi barafunga imyaka myinshi, abandi barakubitwa, bakajya boherezwa hano bakabavanwa mu byabo bakagera hano. Icyo nicyo nshatse kuvuga nk'ubushotoranyi. Ikindi cyagaragaye ni uko leta ya Uganda yagerageje no gukorana ndetse n'imitwe irwanya leta yacu, harimo RNC ya Kayumba Nyamwasa, harimo bamwe baravuga ko hari n'inyeshyamba zihaba, bivuze yuko ubwo bwose bwari ubushotoranyi. Kuza kwa General Muhoozi rero ntabwo n'ubundi bikwiyeho ko bafunga imipaka ifungwa ibi byose bijya gucangira, ntibivuze ko atarahi cyangwa atabizi, yari abizi. Ahubwo we nk'umuntu ukiri mutoya, navuga ukiri mutoya, kuza kwe yarebye ku nyungu z'igihugu cye, kuko mu busesenguzi bwanjye mbona yuko Ubugande bwari bufite inyungu nyinshi ku Rwanda kurusha twe twari tuzi. Ndaguha urugero rutoya, mu Rwanda hashobora kuba hahaguruka bisi 9 ku munsi, bisi itwaye abantu 60 bagiye i Buganda. Ufata 9 ukube 6 ni abantu hafi 600, bisi wigenda abantu 60. So ufata bisi 9 ukube n'abantu 60, that's about 630 people. Ni abantu 630 ku munsi tudashyizeho abagiye indege. Bari abantu bose iyo bagiye i Bugande cyangwa bagiye i Kampala bagendaga bafite amafaranga bajyanye i Bugande kuzana ibicuruzwa runaka. Iyo ni inyungu ya mbere Ubugande bwari budufiteho. Bafataga amafaranga yacu tugatanga ibicuruzwa. That's number one. So dushingiye kuri iyo nyungu ni ukuvuga ngo kuba tutakijyayo egare ko ubucuruzi bwabo bwaba bwaragiye hasi. Ibicuruzwa byabo nimba ari ibyo bitoki beza badafite isoko ryo kubijyanaho byanika bakabihinga cyangwa bakabijugunya. Nimba ari amasamaki baroba muri Victoria badafite isoko ry'u Rwanda, aya masamaki n'abarobyi bayo bazahomba, bazagira igihombo ku bucuruzi. So gufungwa kw'imipaka yabo rero bari bafite inyungu nyinshi kuri twebwe kurusha uko twe twari bafite inyungu. Uruzinduko rwabo rwakaba intambwe ikomeye cyane yo kugerageza kuzahura umubano. Nyuma yaho jewe ariko nabyita babonye ko bibeshye kuba bahohotera abantu mu myaka 5 ishize, bamaze bahohotera, kandi imbere yaho bakaba bari babona ko twari tubanye neza tunahahirana. Ibyo ni ibintu bari bazi, nta kintu cyose cyari cyagiye kivukamo, bagatangira kujya bafunga abanyarwanda bakabazana ku ngufu bagasa n'ibintu byabo. N'iki bivuze ngo mu yandi magambo Ubugande kuba bwagerageza ubwongere guhohotera abanyarwanda, ubwongere kuba bwafasha ziranye cyangwa ibirwanye cyangwa kuziha icyuho zikaba zaba ku butaka bwabwo, byaba ari byiza mu kuzahura umubano wacu. Ni ukuvuga ko rero ubwo ukurikije wowe nk'uko ubivuga, ubushotoranyi bakoraga no kugucumbikira abantu barwanya leta y'u Rwanda, imitwe yari iriyo ya RNC nk'uko n'ubundi Dr. Ismail yagiye abigarukaho, bizavaho twavuga ko ari nk'iki nk'uko bivuze izo nyungu, twavuga ko bigiye kwita bivaho bikarangira, cyangwa ni ibintu nanone bigifite urugendo? Maître Habumugisha. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo bizaraba bivuyeho overnight, kubera ko bari barabitangiye. Urumva kubitangira egare ko harimo icyo twita planning, barabiteguye. Bamaze imyaka 7 imipaka ifunze bacumbikiye abo bantu. Bivuze ngo ntabwo bahita babwira overnight ngo nimugende, ariko ku nyungu zabo bwite bafite bazakora uko bashoboye kugira ngo abantu bagende batahura umubano. Nk'uko nagaragarije mbere yuko inyungu ya mbere bafite u Rwanda iyo rugiye bafite isoko ry'ibicuruzwa byabo, tubashyira amafaranga menshi. Nagerageje kugaragariza mu mibare ko u Rwanda rushobora kuba rufite abanyarwanda 800 bagiye Uganda ku munsi, bose bajyanye amafaranga. Nushaka buri munyarwanda umubare 500,000 kuba amafaranga agiye ku munsi. So Ubugande no kugira ngo buzahure umubano, buzahure na ekonomi yabo n'ibicuruzwa by'abaturage babo bose byagenda, nuko barabanza bakirukana isenesha. Ikindi kabiri kuri ibyo buriya ku ruzinduko rwa General Muhoozi, ku ruhande rwe nk'umuntu ukiri mutoya, buriya ni intambwe ikomeye cyane aba yateye, kuko buriya aba yagaragaje ubushake bwo kuzahura umubano uri hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ko ari we ufite ejo hazaza ha Uganda nk'umuntu uzaba ugiye ukiri mutoya. Yigaruriye imitima ya community international, abantu babibona ubushake bwo kugerageza kubanisha ibihugu byombi. Abayigaruriye imitima y'abaturage b'Ubugande, abayigaruriye imitima y'abanyarwanda, kandi abayungutse n'igihugu cy'inshuti. Abagaragaje ko ku rundi ruhande adashyigikiye
ihohoterwa ry'abanyarwanda, aba agaragaje ko adashyigikiye gushyigikira iriya miti irwanya leta, byose aba bigaragaje ku mugaragaro. Buriya ni kiriya ntambwe kugeza kukandagira i Kigali ko byari bivuze. Yego, We ari gukiresinga future y'igihugu kirakoze cyane. urakoze cyane. Ngira ngo hari icyo Dr. Ismail yari agiye kongeraho kuri icyo wari uri kuvuga, ubwo watubwira arakoze mugenzi wacu Innocent. Ndumva ibyo avuga n'ibyo ni ukuri, kandi agerageje kubijyana mu rwego rw'ubukungu kugira ngo arebe imbaraga mu mibanire y'u Rwanda na Uganda byari bifite, ndetse reka muhe n'imibare ko bigaragara ko 2018 imibare yagaragazwa na banki y'isi nuko ubukungu ibyo Uganda yinjizaga mu Rwanda byageze kuri miliyoni hafi 211 z'amadolari, hafi miliyari 200 z'amanyarwanda, mu gihe u Rwanda mu 2018 ibyinjiraga u Rwanda rwoherezaga ibintu bitari hasi ya miliyoni 13 z'amadolari. So birakwereka rero uburemere yashaka kugaragaza umubare uwungukaga kurusha undi, nubwo twese twungukaga ntabwo twavuga ko tutungutse nk'abanyarwanda n'abaganda, ariko iki kibazo cy'ibitotsi biri hagati y'ibihugu byombi byashoboye kuba harimo uhomba kurusha undi. Ikindi twakongera ku kibazo wari ubakije kugira ngo cyumvikane neza, abenshi babona ko uwaje gukemura ikibazo cya Uganda n'u Rwanda ari Muhoozi nk'umuhungu wa Kaguta. Njye simubona nk'umuhungu wa Kaguta, njye ndamubona buriya ntabwo ari nuko ari we ukuriye ingabo zo ku butaka. Mwibuke ko ni nawe mujyanama, senior advisor, ni umujyanama wa perezida wa Uganda. Yego, umujyanama bivuga iki? Umujyanama bivuga ko perezida mu byo gahunda afata muri porogaramu akora, umujyanama babigizemo uruhare. Kwicarana rero amahirwe akagira n'icyo wende iyo link cyangwa ko kuba ari umuhungu wa perezida Kaguta Museveni, nabyo bikamuha ayo mahirwe yuko ashobora kuvuga rikijyana nta mbogamizi. Ariko ku kibazo wabajije navuga ko ntabwo ariyo ntandaro yo gukemura ibibazo byose. Nk'uko na Kagire yabivuze, muri politike habamo inshuti, hakabamo abanzi, hakabamo inshuti, birahinduka rero. Ariko politike zombi cyiza gihari nuko kuba umupaka wa Gatuna n'ahandi hose hagiye gutangira kongera urujya n'uruza na bwa bucuruza twavugaga, ibi biragaragaza ubushake bwa politiki hagati y'abayobozi bombi ndetse n'ibihugu, kuko n'abayobozi ntabwo ari umwe ugira ni hafi ya bose. Ariko kandi icyifuzwa cyane si Gatuna gusa. Icyifuzwa nuko nkuko babivugaga ko hariyo RNC, ese barakora iki kugira ngo ese umunyarwanda wahaguruka uyu munsi isaha cyangwa uyu munsi tugize ikiganiro kujya Uganda yagenda afite umutima muzima avuga ati kuba Gatuna yafungutse hari amahoro asesuye, ngaha hari abantu tugomba kugenda hakiri urwo rujijo. Nizera ko na Edmund yabivuze neza, Kagire yavuga ngo ntabwo hari ubushake bwa politiki, ariko ni n'abaturage banyotewe kuba bajya Uganda ntibagire icyo bahoterwa. Hari abagira ubucuruzi. Nkumva rero ni kimwe mu gitonyanga gigiye gufungura ya mahoro bwa bushake bwa politike, kuko hari n'ibindi bizagenda bigira. Ariko aka kanya twavuga ko ari bimwe mu byigenda bigaragaza icyizere kiri kugira. Hari ubushake rero. Ikindi navugaho kugira ngo tugaragaze neza icyagiye gikorwa, muribuka ko ntabwo twavuga ko izi mpinduka zabaye muri Uganda hatarimo ikintu cyagaragazaga ibyo byose. Muribuka Generali Abel, uyu nguyu washinzwe cyane muri wa mutwe cyangwa CMI yindi ishinzwe ubutasi. Uru rwego rw'ubutasi muri Uganda nirwo rwashyizwe mu majwi, harimo n'uyu Generali Abel waje kujyanwa muri South Sudan. Aha rero biravuga iki? Aha birakwereka ngo kuba yaravanywe ku mwanya yari hagashyirwaho undi muri iki gihe ibiganiro byari bihari, birakwereka noneho ko ese impande zombi zifite ubushake. Ubwo rero twategereza tukareba tuti imihanda irafunguye, urujya n'uruza rw'abantu rurongeye. Buriya nuko wenda abantu twavuze ku bucuruzi, ariko hari abanyarwanda biga muri Uganda bakorosinga umupaka, hari abaganda biga mu Rwanda bakorosinga umupaka, hari abanyarwanda bajya kwivuza muri Uganda. Murabizi hari amavuriro amwe anakomeye, zimwe mu ndwara zananiraga hano zikajya gufurizwa muri Uganda. Ibyo rero nibikwereka ngo abanyarwanda banyotewe kongera kubona urujya n'uruza rumeze gutya, nkuko n'abaganda, nkuko na Innocent bivugaga. Ntabwo wambwira ko abantu batwara za bisi, murazibuka za Kampala Coach, murazibuka za Trinity zo mu Rwanda, zitajya kongera kubona iyo business igaruka. Nkumva rero nkuko Kagire yabivuze neza cyane, ku ruhande rw'abaturage, ndavuga abanyarwanda, ari abaganda n'abanyarwanda, uko babona ibintu siko navita mu mujyi umwe n'abanyapolitiki. Politiki aho uzi ko ugomba kumenya kugenda bugura intege, kubera ko iyo ushaka amahoro
hari ibyo ugenda ureba bitewe n'inyungu ufitemo. Ariko ku muturage we ababona ati harabura iki ko imipaka yafunguwe, harabura iki ko Muhozi yageze hano, harabura iki ko abanyarwanda babagaruye. Uribuka ko ku ikubitiro 58 bahise bafungurwa abanyarwanda mu guhererekanya abanyarwanda, bikwereka ko icyizere cyari kigiye kikiza. Ariko icyifuzwa cyane ku kibazo wabazaga no kuvuga ngo harabura iki kugira ngo tugaragarizwe neza ko ibiri kubera hariya, ya mitwe yari iri hariya yagiraga uruhare, era CMI itazongera gukorera ku munyarwanda, umunyarwanda ntabe igicibwa hariya. Nkumva rero nicyo cyifuzwa, ni nayo inyota ubona abanyarwanda. Naho ubundi nta wabura kuvuga ngo ashimangire anashimire leta y'u Rwanda na leta y'u Uganda iyi imigenderanire, uko gukemura ibibazo. Bamaze kubona ko buri wese akeneye undi, kandi koko ntabwo twajyana kure n'abakurikiye kino kiganiro bumve ko Uganda si umwanzi w'u Rwanda. Igihe cyabayeho nk'uko wavugaga, muribuka neza mu mateka za 80 ntabwo Perezida Kaguta Museveni kujya ku buyobozi bwe abanyarwanda babigizemo uruhare. Abanyarwanda n'Abaganda bafite abavandimwe hariya, n'Abaganda bakagira abavandimwe mu Rwanda. So ni abantu nakwita ko ni ibibazo wavuga ngo bimeze nk'aho ari nk'ababyara, niko twabyita ko hari icyo dusangiye. Reka rero ubwo bashobora gufata ingingo mu gukemura bino bibazo, abanyarwanda tunyotewe ko Uganda yatanga ako gahenge, n'u Rwanda abanyarwanda bumva ko dufite ikibazo, tukagaragaza iki, tukaganira, tukaba twagira inzira tugasubira muri iyo myaka bavugaga ya mbere y'iyo myaka 5 n'icumi twabanye, tureba ariko imyaka izaza imbere yacu, kuko numvaga ko amahoro no kubana ko abanyarwanda n'Abaganda ibyo bizubaka iyi community turimo na Afrika muri rusange. Hanyuma Dr. ngira ngo wenda ukiri naho ngaho, iki ni ikibazo nk'uko n'undi wigeze no kubitubwiraho n'abadukurikiye kandi bazi, kimaze imyaka igera, cyari kimaze imyaka hafi muri 7 hagati y'ibihugu by'ibituranyi. Wavuze noneho binafitanye amateka akomeye byari bihuriyeho, ariko hari abavuga nanone ku ruhande bati wa mugani se ubu ntabwo byaba ari impamvu z'ubucuruzi cyangwa se za business, akaba arizo zitumye ibihugu bihitamo kwiyunga. Turi bubyite ko ari inyungu za business, ko noneho hagiye kwirengagizwa cya kibazo gisanzwe nanone cyari gisanzwe gihari, cyari gitumye iyo myaka 7 ishira abantu batagenderanirana, u Rwanda ruvuga ruti mucumbikiye abantu barwanya leta y'u Rwanda ndetse bifuza kurutera, ariko Uganda nayo iti namwe mutwoherereza intasi. Iki nanone u Rwanda ruti namwe abaturage bacu murabahohotera kandi mwebwe abanyu inaha baraza nta kibazo bari bagira na kimwe. Turaza ahangaha nanone kuhibaza, ese turavuga ko ibi ari business itumye biyunga, izo nyungu nazo zindi zigiye kuvaho? Ntabwo ariko mbibona, nubwo cyaba kimwe mu bishobora gutuma wenda abantu bagira ibiganiro ko turakeneranye nk'uko nabivuze mu rwego rwa business. Ariko niringira neza ko imyaka 5-7 tuvuze, ubucuruzi bwari bwarabaye buguru ntege, kandi abantu bakaba bashobora kuba barabayeho Uganda idahari. Ubwo ndavuga ku ruhare rw'u Rwanda, kuko nge ndavuga nk'umunyarwanda uri ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Niringira neza ko imyaka tumaze abanyarwanda bamaze batajya Uganda kubera ikibazo cy'umutekano muke, imyaka 7 ikaba yarigeze. Ntabwo ari ukuvuga ko abanyarwanda bari bashonje ku buryo bari bakeneye Uganda. Sinibaza ko na Uganda nayo itari ifite ikibazo cyo kugira ngo ikenere u Rwanda, ariko icyo nshaka kugaragaza kuvuga ngo kuba byarabaye imyaka 7 u Rwanda rukagomeza kubaho, kubura ushaka andi mayira ahandi rwagira ubucuruzi, ndumva ko iyo ubuze hamwe ushakira ahandi. Ntabwo mvuga rero ko kubana kw'Abaganda ari ikibazo cy'ubucuruzi, oya, abantu batabyumva ko hari igihugu kimwe gishobora kuba cyaraciye bugufi kubera icyo. Ahubwo habaye ubushake bwa politike, na ya politike ya indi nakwita ngo u Rwanda rushyira imbere kubana neza n'ibihugu by'amahanga, rugashyira imbere inyungu za politike. Nicyo nashaka kugaragaza. Numva ko nk'abanyarwanda cyangwa guverinoma y'u Rwanda nta nyungu yabigiramo kumva ifitanye ikibazo na Uganda. Nkanumva ko no ku ruhande rwa Uganda nta nyungu babigiramo kumva ko bagirana ikibazo n'abanyarwanda. Harimo rero factors nyinshi cyangwa ibice byinshi bitandukanye. Navuze abanyarwanda ko tugira icyo duhuriraho, navuze ko Abaganda duhuriye muri East African Community, muri wa muryango rusange uduhuza. Navuze ko Abaganda, ubwo twavuze Uganda ariko turajya tuvuga na Burundi na DRC, kuko abantu batumva ko ari ikibazo cya Uganda cyagize. Dukeneranya na biriya bihugu kubera ko mu rwego rwa diplomasi hari byinshi dukenera muri Uganda, hari byinshi Uganda ikenera ku Rwanda. Nagaragaje
amafaranga se cyangwa ubushobozi buhari, ariko tujye no ku rwego rw'umutekano kugira ngo wenda tuve mu bucuruzi cyangwa muri ekonomi n'ubukungu. Reba ikibazo Uganda yahuye nacyo ejo bundi mu kugira ngo yambuke ijye mu gihugu cya DRC muri Kongo Kinshasa. Yego. Ifite ikibazo kibangamiye kinyeshyamba ndetse na terorisme, mwabonye za bombe ejo bundi zateye hariya. Yego. Niringira neza ko Uganda yakagombye kuba yaratabawe n'u Rwanda igihe biriya byabaga, iyo tuza kuba tuvugana neza. Bikwereka ngo rero ntabwo twagirana ibibazo ngo bagire ibibazo ngo tute kubatabara nk'abaturanyi, ariko kubera ko gatotsi wabonye ibibazo byabaye muri Uganda, ntabwo u Rwanda rwashobora kuba rwajyayo cyangwa ngo rutabare. Kubera iki? Kubera ko ako gatotsi. Urumva rero turakeneranye. Ni nk'uko no mu Rwanda hataba ikibazo cy'umutekano muke ngo Uganda ite kudutabara. Ibyo rero uko byagenda kose Abanyarwanda bagomba kwicara bakaganira n'Abaganda kugira ngo ibyo byose bitatubaho. Reba ejo bundi ikibazo cya imyaka 2 tumaze muri COVID. Ubu ngubu kuri kubitiro urazi neza ko COVID isi yose yahitanywe na COVID ikatwara ibintu byinshi n'imbaga y'abantu. Ubu u Rwanda ruri mu bihugu muri Afurika ndetse no ku isi yose bigiye ku ruhando rwo kuba rwaraganyije COVID, rukari ku murongo mwiza wo kurwanya COVID. Ubu byakabaye tuvuga tuti u Rwanda na Uganda hari uburyo twafatanije mu guhangana n'icyorezo cya COVID mu bufatanye, ariko kubera ibyo bibazo bishobora gutera iki? Uwo mwuka mubi udahari, dushobora kubona ibibazo bibaye muri Uganda ntitwe twatabara. Ibyo biganiro rero nakuvuga ko atari ikibazo cy'ubucuruzi, ahubwo ni ikibazo cya politiki, ni ikibazo cya diplomasi, ni ikibazo cy'umutekano, ni ikibazo cy'imigenderanire cyagiye gitera ibyo byose, kubona ko Abaganda n'Abanyarwanda bashyira imbere kuba ari abavandimwe n'Abanyafurika kandi ari abantu bahurira mu mugabane umwe. Nicyo numva cyabiteje imbere kuruta inyungu za politiki, kuruta inyungu z'ubucuruzi, kuruta icyo tubona muri Kongo, muri DRC cyangwa se muri Uganda cyangwa mu Burundi. Nge numva ko ari ya politiki u Rwanda rufite muri politiki y'ububanyi n'amahanga yo kumva ko rutabaho rudafite Uganda, rutabaho rudafite Burundi, rutabaho rudafite Tanzania, ariyo rushyira imbere. Ari na mpamvu ibyo biganiro byose bigenda bibaho mu rwego rw'imikoranire hagati y'u Rwanda na Uganda n'u Burundi. Nkumva rero ku ruhare rwa Uganda nicyo navugaho, kikwereka ngo ikibazo si ubukungu gusa, ikibazo si uko amafaranga u Rwanda rwinjiza ruvana muri Uganda, ikibazo si ubushobozi bukeya u Rwanda rwabuze kugira ngo rujye muri Uganda, kuko n'izindi nzira zarafunguwe. Urabizi tugiranye ikibazo na Uganda, inzira za Kongo zarafunguwe, inzira za Tanzania zarafunguwe. Gusa ariko niyo bigiye mu bukungu, urazi neza ko kiriya cyambu cya Mombasa dukoresha cyo muri Kenya, iyo tunyujije ibicuruzwa muri Uganda biva muzi ko u Rwanda rudakora ku nyanja, biratworohera cyane kunyura muri Uganda kuruta uko twanyura muri Dar es Salaam. Icyo rero biragaragaza ko tufite inyungu kuri Uganda, ariko na Uganda nayo ngaragaje za miliyoni 200 z'amadolari nakweretse, rudukeneyeho kugira ngo, kuko turi muri muhoro uhuza aho Uganda igaburira za DRC, za Burundi, turakora inzira u Rwanda rwanyurwamo. Nkumva rero ubucuruzi atari bwo bwatumye u Rwanda cyangwa Uganda bafungura, ahubwo hari n'ibindi bishamikiyeho tutakwirengagiza by'uko duturanye muri kano gace. Umutekano, ubukungu nibyo birimo, uburezi, ubuzima, ndetse na politike yewe yandi twita y'ububanyi n'amahanga yo kubana hagati y'ibihugu byombi, nacyo ni ikintu dushyira imbere. Nkumva rero icyo atacyo cyaba cyitwazo ubukungu, ni ibyo byose nari mvuze kugira ngo cyumvikane neza ko yaba Uganda hari inyungu ibona ku Rwanda, yaba u Rwanda hari inyungu rubona kuri Uganda. Noneho rero kubana neza nicyo kintu cyatuma izo nyungu zishyirwa mu bikorwa kandi bose bagatera imbere muri rusange. Yego, urakoze cyane Dr. Ismail. Hanyuma reka nibutse mwe mudukurikiye ko turi mu kiganiro Ukuri Wacu, aho turi kugaruka ku hazaza h'umubano w'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi, ariko muri rusange byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Reka tuva ku Bugande, impamvu wenda twanafasheho umwanya muremure muri iki kiganiro nuko ari ikibazo cyari kimaze imyaka igera kuri 7. Ariko mbere y'uko tuva ku Bugande twinjira no ku bindi bihugu, Bwana Edmond Kagire, ngira ngo ku munsi wo kuwa mbere hari tariki 31 Kigali Today, namwe mwari muhari, natwe twari duhari nka Radio ya Diaspora, umupaka warafunguwe ku buryo rwose bwuzuye. Ngira ngo twaranariraye kuva saa 6 z'ijoro, rwose hari abambukaga bava Uganda binjira mu Rwanda, ariko ntabwo
abaturage bo baratangira kwambuka ngo babe bava mu Rwanda bajya i Bugande, ndetse na leta y'u Rwanda hari icyo yabivuzeho, ariko mu mboni yawe nk'umusesenguzi, nk'umunyamakuru, hari icyizere ko uyu mupaka ushobora gufungurwa noneho n'abaturage bakaba bakongera kugenderanirana ndetse ntibahohoterwe, kuko biri muri bimwe cyangwa se muri zimwe mu mpamvu n'ubundi u Rwanda rwabuzaga abaturage barwo kuba bakwambuka kubera ko barahohoterwa iyo bambutse hariya. Wowe ubibona ute ku kuba abaturage noneho bakongera kwambuka bakagenderanirana, ntibibe ari imodoka wenda z'ibicuruzwa gusa? ngira ngo icyo umuntu yavuga hano ni uko hari ikintu abantu birengagije igihe leta y'u Rwanda yasohoraga itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna uzafungurwa tariki 31 z'ukwa mbere uyu mwaka. Iyo urebye paragarafu ya kabiri ya nyuma isobanura yuko uyu mupaka wa Gatuna nubwo uzafungurwa nawo uzaba umeze nk'indi mipaka mu gihugu ikora bishingiye ku mabwiriza ariho ajyanye no kwirinda icyorezo cya covid. Ni ukuvuga ngo kubera ibyishimo abantu bari bafite n'amatsiko menshi yo gutegereza ifungurwa ry'uriya mupaka, basomye kugufungura ntibita kuri iriya pati ivuga ngo ifungurwa zizagendera ku mabwiriza ahari. Iyo urebye u Rwanda na Uganda, hari indi mipaka mu by'ukuri hari ihuza ibi bihugu byombi. Hari uwa Cyanika, hari uwa Kagitumba, iyo urebye nayo ntabwo ikora. So ntabwo umwihariko wari buhabwe umupaka wa Gatuna ngo abantu binjire basohoke uko bishakiye bititaye kuri ariya mabwiriza. Mu by'ukuri iyo urebye ibyishimo by'abantu bisa nk'ibyakomwe mu nkokora kubera iki kintu cyo kumenya ngo ntabwo ari kwinjira cyangwa ugasohoka uko wishakiye, bisa nkaho bigabanya bya byishimo, ariko mu by'ukuri nibwira ko ibyagenda n'umupaka wa Rusumo nawe ni umupaka ukomeye cyane. Indi mipaka ngira ngo ihuza u Rwanda na DRC byagiye byoroshyamo gato bitewe n'ubucuruzi buri hagati y'ibyo bihugu byombi, ariko mu by'ukuri mbona ni intambwe ikomeye kuba abantu badashobora kwinjira uko bishakiye bagasohoka. Ngiye mbona ntacyo bihindura kuri iyo ntambwe ikomeye yatewe hagati y'ibyo bihugu byombi. Ubwo icyo umuntu yareba ni uko ngira ngo twategereza hakazabaho amabwiriza wenda yoroshye ku bijyanye na covid, agatuma imipaka ifungurwa neza, noneho tukamenya niba abanyarwanda bashobora kuba bakwambuka bakaba bagira umutekano hakurya hariya. Iyo urebye impinduka zakozwe hakurya hariya nk'uko dogiteri yabivuze muri ririya shami rya CMI rishinzwe intelligence muri Uganda, ubona ko nubwo bo bavuze bati ntaho bihuriye n'ibi bikorwa byo gusukura umubano n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ubona ko hari aho bihuriye. Bivuze yuko hari abantu runaka bagombye kuva mu nzira kugira ngo noneho ibintu bisubire mu buryo. Ari we uriya General Abel Kandiho bavuze woherejwe muri Sudan. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bishobora kuzana icyizere yuko umunyarwanda ashobora kwambuka ntagire ikibazo, ariko kuri jye nibwira ko ari ibintu utapfa kureba ngo umenye. Ni ibintu ushobora kuobservinga cyangwa se ugakurikirana mu gihe cy'amezi runaka, igihe imipaka ifunguye neza, igihe cy'amezi 4 mukaba mwavuga muti abantu baragenda bakagaruka nta kibazo. Nicyo kuri jye nicyo mbona, nicyo mu Cyongereza bita cautious optimism. Ni ukuvuga ngo ushobora kwishimira ikintu runaka ariko ushyiramo amakenga, niba ariko nabyita, cyangwa se ntiwirarire. Ni ukuvuga ngo iyi ari process igenda gahoro 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 kugeza aho ibintu bizasubira hahandi twari turi mbere y'uko umubano uzamo agatotsi. Iyo niko mbibona, ni process kandi ifata igihe. Twavuga ko ari process iri gradual. Ni ukuvuga ngo uva kuri etape imwe ujya ku yindi kugeza aho ibintu bisubiye mu buryo 100%. Yego, urakoze cyane Bwana Edmond Kagire. Hanyuma reka twinjire noneho ku gihugu nanone cy'igituranyi n'u Rwanda cy'u Burundi. Ngira ngo hashize imyaka isaga 5
nanone nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo i Bujumbura, hakaba imvururu zari zatewe no kutumvikana kuri manda ya gatatu y'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza wanitabye Imana. Ariko muri Nyakanga mu mwaka ushize wa 2021, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati rwose umubano w'igihugu cye ayoboye cy'u Burundi n'u Rwanda uri kugenda ugana mu nzira nziza, atariko nubwo hatabura ibibazo nk'ibihugu by'abavandimwe. Ngira ngo nk'uko nabivuze dutangira muri kino kiganiro, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngira ngo ku itariki ya 10 Mutarama nibwo yakiriye intumwa ziturutse i Burundi, zirimo ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, urubyiruko, umuco na siporo mu Burundi, Ambassador Ezekiel Nibigira. Bagiranye ibiganiro byihariye. Dr Buchanan ngira ngo yanabigarutseho atubwira, atwibutsa nanone kuri ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi ko bahuye, hari inzira y'aho birimo biragenda bigana. Ariko noneho reka mbaze Maître Habumugisha, urabikurikira umunsi ku wundi, iyo urebye wowe umubano w'u Burundi n'u Rwanda, ubona hari icyizere ko nawo uzongera ugahinduka, ibihugu byombi bikongera kugenderanirana, cyane ko imyaka igera muri 5 ibintu bitarongera wenda kumera nk'uko byari bimeze mbere y'iyo myaka 5? Urakoze cyane Simeo. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ushobora kuzongera ibihugu byombi bikagenderana, cyane cyane ko umubano ujya gupfa hagati y'ibihugu byombi cyari igihe hari hariho perezida nyakwigendera Nkurunziza, ubu hakaba hariho perezida Mushyashya. Ariko bidakuyeho ko n'ubundi turi rwego kuri cya kintu nahoze mvuga cy'Ubugande, n'ubundi hari icyo nakwita ubushotoranyi ku ruhande rw'Ubugande. Kuko mwarabibonye ko dufite urugero rwiza rwa ibyabereye i Nyabimata no muri Nyungwe hariya na za Nyamagabe. Mwarabibonye ko hari inyeshyamba zagiye zitera zo muri ya mitwe y'abarusaragina na ba Sankara, zagiye zituruka mu butaka bw'u Burundi. Burundi rero gutiza inyeshyamba zigiye gutera ikindi gihugu ubutaka, nacyo ni ikibazo gikomeye mu rwego rwa diplomasi. Ntekereza ntashidikanya ko n'u Rwanda byagorana buriya kuba bwahita bugira icyizere ako kanya, buzi neza ko u Burundi bwari bucumbikiye aduyi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri murabizi neza mwese mwagiye mubikurikirana ko hari abanyarwanda n'ubundi yagiye kuba nka formulaire n'ubundi y'Ubugande n'abanyarwanda bahohoterwaga ku gihe cya Nkurunziza, kandi ntabwo tugeze twumva umurundi waje mu Rwanda agahohoterwa, ahubwo u Rwanda rwarabakiriye rurabacumbikira. Kugeza na magingo aya hari abarundi benshi bakiri aha ngaha bari bahunze, cyane cyane ko iyo tugiye no mu mategeko uzasanga ko u Rwanda is a signatory to UN convention mu rwego rwo yakwakira abantu baje baruhungiyeho no kurucumbikira. Abarundi baje mu Rwanda mu rwego rw'uko ari impunzi bahunze mu gihugu cyabo, hari ibibazo byagaragariraga buri wese. U Rwanda rwarabakiriye, nta murundi rwahohoteye cyangwa urufunga nk'uko twebwe abanyarwanda bahohoterwaga. Nyuma yaho nta muntu ugeze wumva ko u Rwanda rwacumbikiye, kugeza n'iyi segonda wakumva ko u Rwanda rwacumbikiye abantu cyangwa baturutse mu Rwanda bakajya gutera i Burundi. Ariko the other way around, twabonye abanyarwanda bava mu Burundi bakaza gutera mu Rwanda. Ntabwo byabaye inshuro imwe, ntabwo byabaye inshuro ebyiri. Ndetse ngira ngo nimba bagiye gukurikira ziriya manza z'abagabo bamaze iminsi baburana ba Sankara n'aba Rusesabagina n'abari bagenzi babo, uzumva ko muri bimwe bagiye babwira urukiko bagaragaje inshuro nyinshi, bagaragaje uruhare rw'u Burundi muri biriya bitero. Bavuga abajenerali bagiye bajyayo guhura n'abajenerali baho, bavuga inkunga bagiye bakurayo, uburyo bagiye bahabwira, ngira ngo barabyumvise nta birimo byavugwa muri kito bari. Biriya rero bikagaragaza ko u Burundi aribwo bwagize uruhare runini cyangwa ubushake bwinshi mu kugirana umubano mubi n'u Rwanda. U Rwanda rwagumye rugaragaza ubushake bwo kuzahura umubano, ari nayo mpamvu wagumye kubona bariya abayobozi bazo bakakira. Ntabwo u Rwanda rwigeze rutera intambwe yo kuba rwavuga ruti ese tubanze tumenye impamvu mwacumbikiye bariya bashatse kudutera,
ko baje baturutse iwanyu, ese ko bahunze basubirayo mwigeze mubafata ngo mubahane? Ibyo byose u Rwanda kubera ubushake rwagizeho kubaka umubano mu bihugu by'abaturanyi ntabwo bwigeze rubitsindaho cyane. Niyo mpamvu bigaragara ko u Rwanda aribwo nagakwiye kuvuga ko arirwo rwababaye cyane, kuko arirwo rwatewe kandi rugaterwa n'abantu baturutse ahantu hagaragara kandi hazwi. Baturutseho n'ifati ya mbere yo kubarwanya cyangwa ko n'abafata ngo rubahererekanye n'igihugu cy'u Rwanda ahubwo rukabacumbikira, u Rwanda rukabirengaho. Bigaragara ko hashobora kuba harimo ubushake bukomeye cyane bw'uko u Rwanda rushaka kubundi kongera kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Yego, urakoze cyane Maître Habumugisha. Hanyuma Dr Ismael, ngira ngo nawe iki kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda waragikurikiye. Twavuga ko ya mvugo yigeze kubaho ku bwa perezida wari uyoboye u Burundi witabye Imana, ngira ngo ni Pierre Nkurunziza, yuko bazamesa u Rwanda. Umuntu yavuga ko bigiye kuvaho ibihugu bikongera kugenderanirana amahoro mu minsi iza. Icyizere abaturage bakizera? Icyizere kirahari kandi icyizere cyari kinariho kuva na mbere nubwo twagiranye ibibazo. Buriya kuba tutarameshwe nk'abanyarwanda ubwo turacyafite icyizere cyo kubaho no kubana neza n'abarundi. Iyo bigeze ku Burundi ho rero urebye n'ibindi bihugu byo uzi ko dufite amateka amwe. Turi ibihugu byakoronijwe n'Abadage, turi ibihugu byakoronijwe n'Ababiligi, twari igihugu kimwe. Murwa mukuru Rio murabyibuka, utari no muri Burundi cyangwa we mu Rwanda, murabona ko twari ibyo twari duhujemo. Dufite amateka aruta n'ahandi hantu ku isi. Navuga ko akenshi wagira ngo tumera nk'ababyara se cyangwa nka mukuru na murumuna. Abarundi buriya niko byari bimeze, ariko bigeze muri politike nyine urumva hagomba kubaho ibintu. Turi igihugu cyigenga nk'abanyarwanda, n'Uburundi ni igihugu cyigenga, hagomba kubaho kubahana no kumenya uko abantu babana. Ikindi nshingiraho, urabona turi mu muryango umwe, turi muri CPGL, abantu wenda tubibutse, turi muri East African Community, ni ukuvuga ibiyaga bigari, tukaba no muri mu muryango w'Iburasirazuba w'ibihugu bya East African Community, turi no muri Afurika. Urumva turakeneranye, ni abaturanyi noneho ba hafi. Icyo rero nshaka kuvuga ku cyo wari uvuze, imvugo zikoreshwa muri kino gihe n'imvugo zakoreshwaga ku bwa Perezida Nkurunziza zarahindutse. Ndabishimangira bishyira kuki ku bwa Perezida Evariste amaze kujya ku buyobozi, imvugo yagiye akoresha abonye ko ari imvugo ashobora ko zagarura icyizere. Mugenzi wanjye Edmund yabivuze neza. Ibibazo byari bihari, hari abayobozi bajyaga n'ubwo ibibazo bihari bagenderanira n'u Burundi. Mwabonye uruzinduko rwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ajyayo mu rwego rwo gufatanya n'u Burundi ku gihe cy'ubwigenge bw'u Burundi. Cyo ni ikintu gikomeye. Tujye ku ruhare rewe tureke n'urugendo rwa perezida wa Minisitiri wa East African rwa hafi. Wibuke ihererekanya hagati y'imfungwa hagati bari 19 u Rwanda rwahaye u Burundi n'u Burundi rugaha abanyarwanda. Ikindi kikwereka ko icyizere cyagombye kuba cyaraduhaje kikaza, nubwo mugenzi wanjye Innocent yabivuga neza uburyo udutero shuma twagiye tunyura muri za Nyaruguru, za Nyungwe, mwibuke neza za Ruheru, za Nyungwe yagiye havuga hose muri turere, akaba udutero shuma tuvuye mu Burundi. Ariko mwibuke mu gihe cyo kwibuka umunsi mukuru tujya tugira mu Rwanda ni Burundi, umuganura twahanyahanye ibyo kunywa. Urumva rero ntabwo mwamufitanye ibibazo ngo muhanahane ibyo kunywa. Ubwo ndashaka kuvuga ku mupaka w'u Rwanda hariya na za Bugesera, aho ba guverineri b'u Rwanda na ba guverineri ba cyo nakwita guverineri cyangwa se imburamateri wo Burundi bahura. Iyo migenderanire rero yagiye igaragaza neza ubushake buhari, ari mu rwego rwa gisirikare, ndavuga mu rwego rw'umutekano, guhanahana. Nubwo abagenzi banjye bagiye babivuga ko hagiye habaho kwitiranya no gushaka kuvuga ngo u Rwanda rucumbikiye zimwe mu mpunzi cyangwa mubashaga gukuraho ubuyobozi bw'u Burundi, murabyibuka. Kandi u Rwanda ntirwigeze ruvuga ngo ntabwo bahari, kuko icyo yagaragaza nuko ni abantu bahunze, bahunga atakiri abasirikare, ahubwo baza ari impunzi za politike zihunze kubera icyo zizira. Kandi u Rwanda ntirwabafasha ngo rubashyire ku mupaka, ku buryo bavuga ngo bari ku mupaka w'u Rwanda bajya muri Burundi. Icyo rero nshaka kugaragaza no kugira ngo nkwereke ko ibyo ari byo byose cy'u Burundi cyagiraga u Rwanda rwagaragaje gukurikiza amateka cyangwa gukurikiza amateka y'ikiremwa muntu. Muzi ko impunzi yahunze ikaza mu gihugu, uyambura imbunda ukayagaragaza ko nta bikorwa bya gisirikare yakorera mu butaka bwawe. U Rwanda ibyo byose bwagerageje kubikora iki? Kubigaragariza u Burundi ko
abaje nk'impunzi ntabwo baje nk'abasirikare b'u Burundi, kabone niyo baba barakoze ibihe by'ahahariye. Muri makeya navuga ko icyo u Rwanda rwapfaga n'u Burundi ni ikintu twavuga ko bagerageze kubisobanura ari mu rwego rw'amategeko no kubisobanura mu rwego rw'u Rwanda n'u Burundi, ariko ntabwo twakwibagiza ko ibi byose byatezaga ikibazo ku Rwanda rukeneye Burundi, Burundi nabo bakeneye u Rwanda. Aha rero nashaka kugaragaza ko imvugo ziri gukoreshwa, imigenderanire iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka 5 wavugaga tutavugana neza, ariko nyuma y'igihe urabona nk'urugendo rwa nyakubahwa Minisitiri wa East African w'u Burundi azanye ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida w'u Burundi, birakwerekana n'ubushake bwa politike buhari. Hari Edmund Kagire yabivuze neza, habayeho guhura hagati ubanye n'amahanga Minisitiri w'u Rwanda Dr. Biruta na Minisitiri w'ubanye n'amahanga w'u Burundi ku mupaka w'u Rwanda hariya Bugesera. Ibi biravuga iki? No mu nama mpuzamahanga zagiye ziba, wenda hari ibigaragara abaturage publicly bikagaragara, ariko hari n'ibitagaragara abaturage mu nama mpuzamahanga zagiye ziba. Nyakubahwa Minisitiri w'ubanye n'amahanga agiye ahura n'abayobozi b'u Burundi. Ibyo biganiro rero byagiye bigaragaza icyizere gihari. N'ejo bundi Perezida w'u Burundi mu ijambo yagaragaje, muzi ko ari nayo habaye Burundi basabira igihugu, yagiye agerageza gusabira n'u Rwanda, gusabira abanyarwanda, yewe uribuka n'ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika amwohereje bunyuze kuri Minisitiri w'Intebe hano, uburyo yabwakiriye n'uburyo yabuvuzeho. Biragaragaza rero ko nta kabuza abarundi n'abanyarwanda igihe gitoya rwose biragaragara ko urujya n'uruza ruzongera rukagira. By the way, ikinatangaza nuko tw'abanyarwanda nitwe tugira ibibazo byo kujya i Burundi, kubera ko nkuko bayinosa babivuze n'abakagire, abanyarwanda twagiye tugira ibibazo byo guhoterwa muri biriya bihugu, ariko abarundi nkuko twavuze na Uganda bo binjira mu gihugu mu Rwanda nta n'umwe urahohoterwa. Urumva ikibazo ko gimeze, bikwereka ngo rero kuba ibyo bihugu nabyo bishobora gushyira mu gaciro bakabona ko u Rwanda icyo rwifuje ni amahoro, ni imigenderanire, akaba ari byo bigeze ubu ngubu, nta cyabura kuduha icyizere ko ibihugu byombi rwose u Rwanda n'u Burundi ndetse nkuko na Uganda twabivugaga ari ibintu biri kugenda bijya mu buryo. Icyizere kirahari, kandi numva ko ibi biganiro nibikomereza gutya abarundi bakabyumva, abayobozi b'abanyarwanda natwe nizera ko banabyumva neza ko ni impande zombi zirageza gushyiramo imbaraga. Nizera ko nta cyabuze kabuza u Rwanda n'u Burundi dufite byinshi duhuriraho kuruta byinshi bidusenya, biducamo ibice. Numva ko icyo tureba cyane, kandi numva ko icyizere cyo kirahari ko u Rwanda n'u Burundi bitarenze igihe gito rwose. N'izo ngendo z'abayobozi batandukanye biratugaragaza ko bizongera bigasubira nk'uko byari bimeze mu myaka ya mbere. Urakoze cyane Dr. Ismael. Hanyuma reka tujye noneho kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngira ngo kuba dukurikiye wenda nabo bashobora kuba babikurikirana umunsi ku wundi, kuva Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi, umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo wifashe neza rwose. N'abayobozi cyangwa se abaperezida b'ibihugu byombi barabitangaza mu biganiro bitandukanye. Mu mwaka ushize ngira ngo hari mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se kwa Kamena, nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Rubavu, ndetse no mu Gushyingo ngira ngo Perezida Kagame yagiye Kinshasa. Ibyo byose turabikurikira, ariko nanone nk'uko twagiye dusesengura, twagiye tubona ko no muri Uganda ari ibintu bitagiye guhita birangira aka kanya, ariko wenda hari inzira ndetse hari n'ubushake. Ariko Bwana Edmund Kagire, wowe iyo urebye ku kibazo hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ubona hari igihari, cyane ko nanone tutakwirengagiza ko hari imitwe y'iterabwoba myinshi, usibye no kuba igerageza kuba yatera u Rwanda nubwo bitayikundira, ariko inagerageza nk'uko Dr. Ismael yabivuze no gutera ibindi bihugu. Tumaze iminsi tubona ibi Uganda. Ubona hagati y'ibihugu byombi umubano uhagaze ute kugeza amagingo aya ngaya? Urawubona ute nk'uko iyi ngingo twahisemo uyu munsi ku hazaza mu minsi iri imbere? Urakoze muhuza w'ikiganiro. Ngira ngo urebye mu myaka 28 wenda inyuma,
umubano w'u Rwanda na Congo RDC uri kuri level utigeze uba muri iyo myaka yose, ni ukuvuga ngo ni mwiza kurusha uko utigeze umera muri iyo myaka yose. Ni ibintu wenda ushobora kuvuga ko ari perezida Felix Antoine Tshisekedi na perezida Kagame bashoboye gukora bo hagati ubwabo, bakumvikana. Mu by'ukuri urebye intambwe yatewe muri iyi myaka perezida Tshisekedi amaze ku buyobozi, intambwe ikomeye cyane ku buryo abantu bose bari bazi ko u Rwanda na DRC bizahora bishyamiranye, kugira ngo nabo ubwabo byarabatangaje kugeza uyu munsi. Uko umubano uhagaze rero hagati y'u Rwanda na RDC, nibwira ko ari mwiza cyane. Wari uvuze kuri iyo mitwe yitwaje intwaro iba muri Congo. Urebye nanone mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize, iyo mitwe yagiye icibwa intege ku kigero kiri hejuru cyane. Mu by'ukuri urebye nta mutwe uri hariya keretse wenda iri muri Congo irwanya ubutegetsi bwa hariya, ariko imitwe ishobora kuba ifite icyo yakora ku Rwanda yose yagiye icibwa intege. Nibo tubona bari mu nkiko baburana, nibo bari abandi batwawe za Mutobo, nibo bandi izindi mpunzi zacyuwe muri iyo myaka perezida Tshisekedi amaze ku buyobozi. Ni ukuvuga ngo aho umubano uri uyu munsi, keretse hajemo ikindi kintu gikomeye gishobora gutuma habaho agatotsi hagati y'ibyo bihugu byombi, ubona aho uhagaze uyu munsi udashobora kumenerwamo. Hari abantu bo muri Congo b'abanyapolitike n'abandi nka ba Dr Mukwege bahora bo bashaka babona ko icyiza ari uko umubano hagati y'ibihugu byombi utaba mwiza bitewe n'inyungu zabo. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe bahora bazamura ibyo bintu byo kuvuga ngo u Rwanda rushobora kuzafata igice cyo muri cy'iburasirazuba bwa Congo rugishyire ku Rwanda, byakwanga bakagarura bya bindi bya mapping report. Mu by'ukuri bo ubona bahora bagerageza kugira akantu bazana kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byombi utaba mwiza. Nka cyagiye perezida Kagame yajyaga Kinshasa, ugasanga batangiye kuvuga ibijyanye no kuba bakwigaragambya n'andi magambo yandi arimo. Akenshi usanga ari conspiracy theories baba bashyira hanze kugira ngo abaturage barakare, noneho babe bakwigaragambya. Cyane cyane ibyo by'ibihuha byo kuba u Rwanda rushaka gufata igice kimwe cya Congo rukagishyira ku Rwanda nyine. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umubano uhagaze neza, ngira ngo ku rwego ruri hejuru cyane, kandi ngira ngo igihe cyose perezida Tshisekedi azaba akiri ku buyobozi, nubwo ngira ngo uyu munsi twakurikiye amakuru arimo kubera hariya, ngira ngo ugereranyije na cyabaye, ariko kuva perezida Tshisekedi akiri ku buyobozi ngira ngo umubano uzahora ari mwiza kubera imikoranire ye. Wenda ngira ngo umuntu ashobora no kuvuga ko hari n'ubushuti budasanzwe hagati ye na perezida Kagame. Ngira ngo nk'abantu buriya bashobora kuba ari abayobozi b'ibihugu, ariko hari n'igihe bashobora kugirana ubushuti bikaba byakongera noneho umubano w'ibyo bihugu byombi. Uyu munsi rero nibwira ko ngira ngo uretse ikintu cyazanwemo na COVID, iyo bitaba ibibazo bya COVID imipaka ikaba ifunguye, imigenderanire hagati y'ibihugu byombi yagombye kuba iri hejuru cyane ku rwego uyu mubano utigeze, cyangwa se imigenderanire itigeze ibaho wenda muri decade cyangwa se imyaka 30 ishize, muri decade 3 zishize. Yego, urakoze cyane Bwana Kagire. Hanyuma Maître Habumugisha, reka tujye noneho muri Tanzania. Wowe Dr Ismail yatubwiye ku Burundi, Edmond Kagire atubwiye kuri Congo. Wowe iyo urebye noneho Tanzania, ngira ngo ntanabibwiye abadukurikiye tujya gutangira ko n'ubundi umwaka ushize twabonye uruzinduko rwa perezida w'iki gihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan aza mu Rwanda, ariko noneho ubwo ndagira ngo tubwire abadukurikiye turebe hagati y'u Rwanda na Tanzania byo urabibona ute? Ngira ngo nta gatotsi gaheruka hagati y'ibihugu byombi. Urabibona ute hazaza h'uyu mubano w'ibihugu byombi? Ngira ngo uri kuri mute Maître, wakorana mute. Sorry nari wagiye kwikuraho. Urakoze cyane. Ngira ngo kugeza kuri iyi segonda ya none aha
haba ku buyobozi bwa perezida Hassan uriho ubu ngubu wasimbuye Pombe Magufuli, umubano w'u Rwanda na Tanzania navuga ko uhagaze neza cyane. Uhagaze neza cyane dugereranyije no mu gihe cya Jakaya Kikwete. Uvuga ko mu gihe cya Kikwete hari abanyarwanda bigeze kwirukanwa hariya, bakirukanwa nabi cyane. Nyuma yaho ntekereza ko Magufuli yaje no gusura u Rwanda aho abereye perezida. Urabona ko yaje kwitaba Imana ariko agasimburwa n'uwari umwungirije, nawe mu mwaka ushize nawe yaje gusura u Rwanda nakirwa na perezida wacu mu Rugwiro. Biriya biba bigaragaza umubano mwiza abaperezida bakurikiranye kuba baza gusura igihugu at the same time. Kandi habayeho utubazo duto cyane nakwita ko ari dutoya mu gihe cya covid, wenda ku rwego rwa politiki ntabwo twari dutoya, ariko ntazibana zidakomana amahembe. Muribuka ko haje kubaho gufunga imipaka kubera utubazo tw'abashoferi barazaga bazanye covid, kubera ingamba igihugu cyacu cyari cyafashe kurengera abaturage bacu, ariko bo ntibazikurikize. Ngira ngo hari habayeho what I call communication cyangwa misunderstanding, ariko ntabwo byatinze. Nanone ni ya politiki y'igihugu cyacu nziza yo guhora igerageza gushaka amahoro, kugerageza koroshya ibintu no kubikurikirana kugeza igihe mwaje kubonera ko amakamyo yagiye azanwa agashyirwa ahantu hamwe, agaharwa escort kugeza aho agiye, ajya kuba akajyayo, ajya Bukavu cyangwa Goma. Byari byiza. Biriya byose byagumye kubaka umubano, kandi bikagaragara na mbere ya Kikwete abari abaperezida bamubanjirije ba Mukapa n'abandi bari bafitanye n'ubundi mubano mwiza n'igihugu cyacu. So bivuga ko umubano w'u Rwanda na Tanzania kugeza kuri segonda navuga ko ari mwiza, kandi utanga icyizere gikomeye ko uzagumya ukaba mwiza hagati y'ibihugu byombi. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane Maître. Hanyuma Dr. Ismail, reka tujye no kuri Kenya. Wigeze no kubikomozaho, nayo ni igihugu navuga ko rwose Edmond Kagere niwe wavugaga ko akurikije hagati ya Congo n'u Rwanda, perezida uriho wa Congo kuri ubu Tshisekedi n'uw'u Rwanda bashobora no kuba banafitanye n'ubucuti, ariko niyo urebye noneho na Kenya ubona ko bamugane hari n'ubucuti bashobora kuba bombi bafitanye bwihariye. Ngira ngo uheruka niba nibuka neza hari igihe perezida wa Kenya yatunguye, navuga ko ari nko gutungura ko abenshi byarabatunga. Kenshi abantu bamenyereye ko iyo hagiye kubaho uruzinduko abantu benshi babimenya, ariko araza ubona ko hari ubucuti bamugane bwihariye bashobora no kuba bafitanye. Ngira ngo muri iki cyumweru turimo yaranabyiyandikiye perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Kagame. Yavuze ko rwose yagize urugendo rwiza kandi rugufi, ariko rwiza kandi rutanga umusaruro. Isaha imwe kugera i Nairobi, isaha imwe kuba agarutse, isaha imwe y'ikiganiro, abantu barabikurikiye. Ariko iyo ubirebye noneho kuri uru rugendo rwa Perezida Kagame i Nairobi, rusobanuye iki ku Rwanda ndetse no muri rusange muri Afurika y'Uburasirazuba? wabisobanuye njye numva wabirangije. Ahubwo se urumva umuperezida ubonana n'undi isaha imwe indi akagaruka, urumva atari urugendo ruba rumaze kugeza icyo yashakaga yakigezeho. Kuko niba ikibereka ko kuba tudafite ikibazo na Kenya, ingendo zigakorwa mu isaha imwe, ibiganiro isaha imwe, Kigali Nairobi, birakwereka ko umugambi wajyanye umuntu ari umugambi wakiriwe neza. Ariko kuri ibyo hose washaka no kuvuga 2019 ndibuka n'igihe hari inama y'abayobozi igabiro, aho yaje ari cya kibazo cy'u Rwanda na Uganda, agira ngo agire muri ubuswa avana ajya na DRC ndetse na Uganda kugira ngo agire mu ruhare mu kugikemura. Ubucuti bwo ni ndakemwa hagati ya Kenya n'u Rwanda, cyane cyane ku buyobozi bwa Uhuru Kenyatta. Yewe birakugaragariza yaba perezida bombi babonye, muzi ko yanaherukaga yonya kwa perezida wa Repubulika mu gihe cya Arap Moi, ku ishyinguro rya Arap Moi, uburyo yakiriwe mwarabibonye. Ariko ejo bundi ho mu nyuma y'ibi bibazo byose bimaze hagati y'u Burundi, Uganda, Kenya yatubereye igihugu cyiza cyane, igihugu koko cyagaragarizwa ko mu gihe cy'ibibazo niho ubonera burya inshuti nyayo. Iyo ufite ibibazo nicyo nashaka kuvuga. Impamvu mbivuga ni iki rero, Uhuru kabone niyo bafite ibibazo muri Kenya ye, uzi ko afite ari kwitegura amatora n'iki, ntago bimuca intege yo gukomeza kurebera u Rwanda. U Rwanda ni igihugu navuga ko strategic ari Kenya iyibona nk'aho ari igihugu
Kenya ifiteho inyungu ku Rwanda. Ndabivuga ku iyihe mpamvu. U Rwanda rukoresha icyambu cya Mombasa, icyambu kinyuraho ibintu byinshi biza mu Rwanda. Ariko rero nta nubwo ari ibintu biza mu Rwanda, ahubwo muzi ko buriya kugira ngo ibintu bya DRC cyangwa se Burundi binyura kuri uyu mupaka ya kugira ngo bigerewe bivuye ku mupaka kuri Mombasa binyura mu Rwanda. Urumva rero u Rwanda ni hub cyangwa ni inzira Kenya yungukiraho iyo ishaka guhura na DRC ndetse na Burundi. Icyo kirakwereka rero uburyo aka gace k'u Rwanda inyungu Kenya ibona ku Rwanda cyane cyane kuri ibyo. Ariko rero amateka yaragaragaza, urabizi neza ko Kenya ni igihugu dufitanye ububanyi, diplomasi imaze imyaka myinshi. Kubyo rero wavugaga mu biganiro urabona byari binagiye hariya cyane cyane, hari ibiganiro bitandukanye. Iyo baganira na Perezida Kenyatta Uhuru usanga ko baganira ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kenya, cyangwa se diplomasi hari byo mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Impamvu mbivuga mbishyira muri ibyo byiciro, iyo tugiye hagati y'u Rwanda na Kenya, Kenya ni igihugu iyo tugikoresha icyambu cyaho inzira zirihuta kuruta uko nkuko nabivuze gukora tujya muri Tanzania. Ni ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye cyane ariko bigabanya cost cyangwa amafaranga ibiciro bigenda mu nzira z'umuhanda. Muzi ko dukoresha inzira z'umuhanda iyo dukoresha bira makamyo. Kenya rero ni igihugu dukoresha ku cyambu cyayo cya Mombasa. Ikindi hejuru y'ibyo ndavuga icyari kuganira byagiye kuganira ku bufatanye muri trade cyangwa se ubucuruzi n'imihahirane. Byaganira ku East African Community. Wibuke ko mu rwego rwa East African Community President ukuriye East African Community, murabizi neza ko Kenya ari nayo umunyamabanga wayo ndetse nakuriye East African Community. Bikwereka ko rero kubiganiraho no kureba se n'ibihugu bimeze biti. Kandi ikindi kiza kiri muri runo ruzinduko nuko na Perezida wa Kenya Uhuru yishimiye gufunguka hagati cyangwa se imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Ndavuga ku gihe kuri mupaka wa Gatuna. Bikwereka neza inyota yari afite ko gufunguka kwayo, kuko urumva niba ibicuruzwa binyura hari bikanyura Uganda bivuye Mombasa, inyungu n'uburyo ubukungu bwari bwarazahawe no gufungura umupaka cyangwa se kutagirana hagati y'u Rwanda na Uganda byicaga abanyakenya cyane, kuko hari inyungu bayibonaho. Tugende ku rwego rwa Afurika mu Rwanda. Mu rwego rwa Afurika aba n'abaperezida bayoboye African Union. Murabika ko nyakubahwa perezida yayoboye African Union n'abaperezida bavuga rikijyana muri uru ruhando rwa Afurika. Buriya Kenya, perezida wa Kenya ni umuntu twavuga ko avuga rikijyana muri Afurika, nkuko na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe ari umuvuga rikijyana ari muri Afurika ndetse no hanze. Kuba rero baganira hagati y'ibyo bibera mu gihugu cyacu, hagati yabyo ni bilateral, bakaganira ku bibera ku mugabane wa Afurika ndetse no muri East African Community, bakanagana no ku bibazo rusange biri hagati ya Kenya n'u Rwanda. Numva ko icyo cyatangaje ko ari icyizere bifatanye. Ngewe rero mu magambo make nagusubiza ngo umubano nta make muri hagati y'u Rwanda na Kenya, na nyakubahwa perezida wa Repubulika yabwishyiriye mu magambo make uruzinduko isaha imwe kugera muri Kenya, isaha imwe kugaruka avuye hariya, n'isaha imwe kumara na perezida wa Kenya Uhuru. Birakwereka ko icyari kimujyanye ibiganiro bagiranye mu isaha imwe ni ibiganiro byabyaye umusaruro. Binagaragara ko kumwakira gusa bakaganira icyo birakwereka icyizere bitanga. Ariko ikindi buriya Kenya dufitanye amasezerano menshi akomeye cyane mu rwego rw'umutekano, mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rw'ubucuruzi, mu rwego rwa diplomasi. Kenya muzi ko dufitanye amasezerano. Mbere ku ikubitiro mvuge wenda murazi ko mu Rwanda baratugira ikibazo cyane gikomeye cy'ibihugu bimwe bitakunze kugira icyo nakwita gushyira imbaraga mu gihe murazi ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari ibihugu byinshi rimwe na rimwe bidashobora guhanahana abakoze jenoside, ariko buriya Kenya dufitanye amasezerano akomeye mu guhanahana abagize uruhare muri jenoside. Icyo rero ndashaka kwereka mu rwego rw'umutekano naho rw'ubutabera uburyo Kenya ishobora gufasha u Rwanda mu gusubiza bimwe mu bibazo dukunze guhura nabyo amahanga menshi. Muzi neza akunda kugira uruhare rwo kutumva neza ibyabaye mu Rwanda. Kenya rero ngiye kuvuga ngo mu mutekano, mu butabera, muri politiki isanzwe, Kenya ni igihugu cyabaniye neza u Rwanda, ndetse niyo mpamvu nyakubahwa perezida wa Repubulika mu ruzinduko yagize buriya no kugira ngo bashimangire muri iyi manda Kenyatta, muzi ko yagiye hafi kujya mu matora, muri iyi manda Uhuru Kenyatta abayeho mu buryo bwo gushimangira ubucuti, amwereka neza uko u Rwanda ubucuti
bugomba gusigasirwa, kandi koko niringira ko ari nabyo byiza, kubera ko murazi neza ko u Rwanda na East African Community, Kenya ni ibihugu bifite ijambo, ni ibihugu bigomba kubaka iki gihe tugiramo. Kandi muribuka neza ko no mu rw'ubucuruzi, reka tuvuge u Rwanda ni igihugu cyateye imbere mu rwego rwa tekinoloji, internet na za cyber n'ibiki byose. Buriya Kenya hari ibintu byinshi dukesha kuba twarateye imbere muri ibyo, kuko imiyoboro muzi ko hari inyura hariya. Nkumva rero ko tugomba gushimangira no gusigasira ibyo byose, binanya byo bigaragaza neza uburyo Kenya ari igihugu ko cyatubaniye abavandimwe, kandi u Rwanda rugomba kubizirikana iteka ryose, kuko nababwiye ko turi mu rwego rw'ubucuruzi, turi kure y'inyanja, Kenya iri hafi y'inyanja. Gukoresha kiriya cyambu cyayo ni inyungu zikomeye ku Banyarwanda, ndetse ni n'abavandimwe, sinabura kubyita kuko iyo mibanire ihuza abayobozi bacu, numva ko n'Abanyakenya natwe n'Abanyarwanda tugomba kubana muri rusange. Muri make nicyo navuga ko uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ugushimangira ubucuti buhari, ndetse no kurenzaho kugira ngo uko bizagenda kose Abanyakenya tuzabana ubuziraherezo, kuko turi mu mubano umwe, turi hafi, turasangirana mu byiza ndetse no mu bibazo bahura nabyo tugafashanya. Numva ko icyo navuga ku mibanire y'u Rwanda muri diplomasi y'u Rwanda na Kenya muri rusange. Yego, urakoze cyane Dr. Ismael. Hanyuma ngira ngo igihe ntabwo kidukundiye, ni byinshi twavuga, ariko wenda tugerageje kubicamo, ariko dusoza buri umwe wenda mu masegonda make. Twagarutse ku mubano, ku hazaza h'umubano w'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'abaturanyi by'umwihariko, ariko noneho biri no mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ariko noneho tunakomoze ku bandi Banyarwanda, navuga bamwe, turi radiyo ya diaspora, si bose ariko bamwe bari hanze y'u Rwanda usanga barwanya leta y'u Rwanda, ndetse kandi n'u Rwanda ruvuga wenda nko muri ibibazo twagiye tugarukaho, Uganda n'u Burundi, kuba ndetse na Kongo harimo bamwe usanga barucumbikiye bamwe mu bantu bashaka kurutera, biri no mu bituma habaho agatotsi hagati y'ibihugu byombi. Ariko se uyu ku ruhande rw'umutekano, izi ngufu u Rwanda ruri gushyiramo kugira ngo imigendanire hagati y'ibihugu byombi yongere igende neza, nanone ntitwavuga ko iri buze guca intege babandi bavuga ko bashobora gutera u Rwanda mu minsi izaza. Ubwo ni babandi bitwa ko batemeranya na leta y'u Rwanda ko rwose vuba aha ngaha bazatera u Rwanda. Hari icyo ngira ngo buri umwe yabivugaho. Reka duhere kuri Maître Habumugisha, mu masegonda make hari icyo wasorezaho, hanyuma dukomeze n'abandi tugenda tugana ku musozo. urakoze cyane Simeo. Mu masegonda makeya dusoza, nuko abantu bavuga ko bashobora kuba batera igihugu cy'u Rwanda babinyujije mu bihugu by'abaturanyi, bimaze kugaragara muri iyi myaka 5 ishize ko bidashoboka. Baragerageje Nyabimata, mu masegonda 2 bakubitwa bagasubirayo, bamwe bagafungwa, yewe n'abari muri Amerika bakitegera indege za prive bakizana, bakaza bakagera hano bakawukurikirana mu nkiko. Rero birashoboka ko umubano w'ibihugu by'ibituranyi uzajya ugenda neza umunsi ku wundi, cyane cyane ko igihugu cyacu cyagaragaje ubushake bwo kuzahura uwo mubano. N'igihe habayeho ubushotoranyi, ntabwo igihugu cyacu kigeze gishaka gukora icyo nakwita retaliation, kubera yuko cyo cyarabyihoreye, ahubwo kigashaka kubaka wa mubano. Ntabwo kigiye gukurikirana ibihugu abantu bateye baturutseho. Urabyibuka muri Kinigi kigeze kubaho igitero cya Rudurunana, abasirikare ba Rudurunana bafashwe mpiri, bamwe muri bo bivugiye neza aho bari bateye baturutse, kugira ngo mwarabyumvise mwarabikurikiranye. Habayeho igitero muri Nyabimata, abasirikare bo muri bafatiwe hariya bivugiye neza aho bari bateye baturutse. Ndetse rero muri Rudurunana, nimba byibuka neza, banavuze yuko hari n'abayobozi bamwe ba Uganda bari babafashijemo gupulaninga iki gitero. Bigaragaza ko u Rwanda ntabwo rwigeze rujya wenda kuba rwatanga ibirego mu muryango mpuzamahanga mu rwego rwo kugira ngo ibyo bihugu byafashe abantu cyangwa abayobozi babihanirwe, ahubwo rwarejejeho kugira ngo ruzaho abantu. Hano rero hagati y'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi ufite icyizere gikomeye cyane, kubera ubushake bw'u Rwanda bukomeye bugumya gushyiramo kugira ngo tujye tubane. Urakoze, kandi nabo twabanye mwese mwakoze, mugire umugoroba mwiza. Urakoze cyane. Hanyuma Bwana Edmond Kagire,
nawe ngira ngo hari icyo wabivugaho mbere yuko tugana ku musozo. ngira ngo ikintu umuntu yavuga uko isi y'uyu munsi yarahindutse mu by'ukuri. Ntabwo biragoye kumva ko umuntu ashobora kujya mu kindi gihugu agapanga intambara akagaba igitero kuri icyo gihugu akaba yayitsinda, wenda akaba yajya ku buyobozi kuyobora icyo gihugu. Ni ibintu bitagishoboka bitewe n'aho isi igeze uyu munsi. Yego wenda bashobora kubareka mukaza bakabaha inzira, ariko mu by'ukuri kuvuga ngo niyo babashyigikira mushobora gutera igihugu mukavanaho ubuyobozi, keretse mukoze kudita nk'izi turimo kubona, ariko turabizi neza ko hari ibihugu kudita idashoboka nanone. Ariko nibwira ko intambara ikomeye wenda bariya abantu bashobora gushora ku Rwanda niyo kuri interineti, yo kuvuga ibihabanye n'ukuri, yo gusebya, yo gukoresha amagambo wenda atukana ku buyobozi, wenda n'ibintu wenda ibyo twabitandukanya n'abapfobya. Abapfobya bo urumva ko ari indi kategori. Abapfobya jenoside yakorewe abatutsi iyo ni indi kategori, ariko wenda bitwa ngo ni abanyapolitiki. Ikibazo gihari ni uko akenshi usanga babivanga byombi, kuko abo bantu bitwa ngo barwanya leta y'u Rwanda akenshi usanga ari nabo na ba bandi usanga muri amagurupe ajya mu bikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Igikomeye bakora uyu munsi mu by'ukuri njye mbona, bitewe n'aho umubano w'ibihugu uhagaze uyu munsi, igikomeye ubu basigaje wenda ni intambara yo kuri interineti. Ariko ibyo kuvuga ngo bashobora kujya muri Congo bakiyensitara bakaba barwana bagahindura ubuyobozi bw'igihugu, mbona ari ibintu biri kure nk'ukwezi mu by'ukuri. Uganda nigaruka ku murongo kubana neza n'u Rwanda, Burundi biri mu nzira nk'uko twabivuze, ubona naho bamenera mu by'ukuri, keretse habayeho igitangaza nk'uko habaye ibitangaza ku isi. Yego, urakoze cyane bwana Edmond Kagire. Hanyuma Dr Ismael, nawe hari icyo wakongeraho mbere y'uko tugana ku musozo? Ngewe icyo natanga ni ubuhamya, ni ubutumwa, cyane cyane nk'umuntu wenda icyo utongeyeho buriya nayoboye diaspora nyarwanda hafi imyaka igera kuri 4. Diaspora ni ikintu nabayemo, ni ikintu nzi neza. Ahubwo kuba radio One Radio National Radio ihari, numva ko diaspora ritangiye kugira nayo ibi kugishinga amaradiyo, gushinga televiziyo. Dimundi yarabivuze neza, nibashinga za YouTube, ubu technology iri gukoreshwa y'intambara, kuko iyo ku butaka yo n'esaso ndumva yo bashyiramerwe mu isaho abo bose bashaka kugira ngo batere u Rwanda. Ibyo byo ndumva Innocent bivuze neza, ntabwo nabisubiraho. Ahubwo ni babe ambassador diaspora yacu igerageze guhangana nabo bose bashaka kugoreka amateka no kugoreka amakuru, bagorore mu buryo bagaragaza isura y'u Rwanda. Kandi buryo u Rwanda imiryango bifunguye, ko ari we wese washyira intwaro hasi, ko ari we wese wakumva ko ashaka kuza kuba muri leta y'ubumwe y'abanyarwanda. Ikindi ariko waruvuze n'indi ni message ku bashaka kurwanya u Rwanda cyangwa se abakomeza kumva ko barwanya u Rwanda. Nk'uko n'abagenzi banjye babivuze, kandi nk'uko tumaze gukora icyegeranyo cy'ibiganiro, nibarebe ko intambara nk'uko Kagire yarabivuze y'amasasu yo guhaguruka atera, ibyo byo nibazanabigerageze barebe, kuko ntabwo bareba ko u Rwanda ni 25 ibirometero 26,338, ariko nabo bose bagerageje gushaka ko bakagira gatoya, babonye igisubizo barakibonye. Nkumva rero ahubwo batangira guhindura ibitekerezo, ariko cyane cyane icyo ndeba ni diaspora nyarwanda iri hanze aho, iri mahanga, yagombye kugira akazi gakomeye ko kugira ibiganiro no gusubiza bariya bose bakoresha ari intambara y'ikaramu cyangwa y'umunwa, batanga amakuru nyayo ku buryo bagarura isura y'u Rwanda. Nkumva rero ikindi navuga, izi ntambara cyangwa se umutekano muke cyangwa izi gusubiranamo hagati hato na hato n'ibihugu duturanye, nk'uko na Innocent yavuze na Edmond, u Rwanda ruragaragara ko rwakinnye politike soft no kuba kwiyoroshya, no kubera ko ishaka kubana n'ibihugu, kuko natwe ntabwo twaba tutabanye neza n'abi bihugu. Nkumva rero na diaspora icyo yadufasha cyane muri rusange ni uguhindura amateka, kuko leta ubuyobozi buri mu gihugu bwo bufite ubushake, ariko diaspora uruhare rwayo ni bicare bavuge ngo uruhare rwacu ni uruhe muri bino bintu biri kubera mu gihugu. Turazi neza ko rwose diaspora ni ikintu gikora, ni ikintu gifasha, kandi ni ikintu iyo bishyize hamwe gishoboka.
so mu gihe rero navugaga ngo mu gihe twabaye muri diaspora hari byinshi twabonaga u Rwanda rufite ibibazo tukabigiramo uruhare n'abo ba Innocent bose mubona n'abandi bose babaye muri za diaspora. Kuba rero uyu musanzu dutanga w'ibiganiro ahangaha mutuhamagara n'abandi bagombye kujya bagakora iki bagashinga ibyo byose, kuko burya itangazamakuru hari nk'ubuyobozi bwa kane cyangwa se ubutegetsi bwa kane hari icyo bushobora guhindura uko byagenda kose mu myumvire y'abamo, kuko ikintu cya mbere kiba gikomeye ni imyumvire no guhinduka kw'abantu. Nkumva rero mu kiganiro cyiza njye narangiza nashimira One Nation Radio kuri ibi biganiro, kandi bigiye bikomeza byaba byiza mu gukangurira abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bari mu mahanga ku buryo bumva u Rwanda rwa 2022 n'uruhi rugeze he, rwavuye he, rurashaka iki. Nkumva rero u Rwanda rufite amahoro, rurifuza amahoro, rurifuza kubana neza n'ibindi bihugu, rurifuza gukora ubucuruzi, rurifuza ikintu cyose cyatuma u Rwanda rujya imbere mu ruhando rw'amahanga, twese tukagira amahoro. Umutekano rero uzaraza inshinga abanyarwanda kugeza uko bizagenda kose, kuko washaka kurwanya abanyarwanda bamenye tubane twubaka gusubira inyuma, nta munyarwanda ukirwifuza. Ndabashimiye. Urakoze cyane Dr Ismael. Hanyuma reka mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko aha ariho dusoreje ikiganiro kuri wacu cya none. Shimire cyane abatumirwa twabanye muri iki kiganiro kugira ngo bafashe gusesengura iyi ngingo. Twari kumwe na Dr Ismael Buchanan, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rirebana na politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Afite impamyabumenyi y'ikirenga muri diplomasi yakuye mu gihugu cya Malaysia. Yabaye umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse kandi akunze no gutanga ibiganiro kuri politiki mpuzamahanga ku bitangazamakuru bitandukanye. Twabanye nk'umusesenguzi, twavuganaga aherereye Kigali mu Rwanda. Dr Buchanan Ismael, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze, ndabashimiye kandi n'igihe muzatwifuza na diaspora, kandi mukomere n'abadukurikiye n'abo twari turi kumwe. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Edmond Kagire, akaba ari umunyamakuru wa Kigali Today. Twavuganaga aherereye mu Rwanda, twabanye nk'umusesenguzi, ndetse kandi nawe akunze kwandika ku nkuru nyinshi zirebana na politiki, ndetse kandi nzi ko benshi mukunze kuzikurikira ndetse munazibonamo ubuhanga. Mwakurikiye ubusesenguzi bwe. Bwana Edmond Kagire, wakoze cyane kubana natwe kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane kudutumira Simero. Twari kumwe kandi na Maître Habumugisha Innocent, akaba ari umunyamategeko, nawe twavuganaga aherereye Kigali mu Rwanda. Nawe kandi dukunze kubana nk'umusesenguzi mu biganiro byacu bitandukanye. Mwakoze cyane Maître kongera kubana natwe nanone muri iki kiganiro kuri wacu cya none. Ngira ngo uri kuri mute hari Maître, wakoze cyane. Mwakoze cyane Simeo kongera kudutumira. Nongeye kwishimira guhura na Dr Ismael. Dr Ismael ari mu bantu banyakiriye muri iki gihugu. Kandi yego ugiye umugoroba mwiza. Urakoze cyane. Nge rero wari wabategura iki kiganiro nkanakibagizeho, nitwa Simeo Nkumuza. Hanyuma hano mwari mugikurikiye ni kuri Radio ya Diaspora One Nation Radio. Reka mbifurize gusoza iki cyumweru neza, ndetse kandi no gutangira ikindi cyumweru mumeze neza. Naho ubutaha mugire ibihe byiza. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
ryoherwa maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07793434 cyangwa se ugasura urubuga wa3.iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.